Muraho neza ndabaramukije, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, njyewe ubasuhuza nitwa Mukeshimana Valentina kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuri Women in God's Ministry Channel. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana tugiye kurebera hamwe uyu munsi turi burisange mu byahishuwe ibice 14. Turasoma umurongo wa mbere ndetse n'uwa kane, dusimbuke dusome n'umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Imana iduhana umugisha. Iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Umurongo wa 4, abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriye mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Amen. Umurongo wa 9 naho haratubwiye ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni we uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuko imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Baramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Amen, amen. Bakunzi ba Women in God's Ministry, ngira ijambo umwuka w'Imana yampaye kuganira n'umuntu wese uzagirirwa ubuntu bw'Imana bwo gufungurira iki kiganiro. Iri jambo ritubwiye, dusomyemo abantu babiri cyangwa se amagurupe abiri, amatsinda abiri. Tubonye itsinda rya mbere ni itsinda ryashyizweho ikimenyetso mu ruhanga, ariko ngo kiba ikimenyetso cyanditseho amazina y'Imana ndetse n'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Itsinda rya kabiri ni iryashyizweho ikimenyetso cya Antikristo mu ruhanga nabo cyangwa se ngo mu kiganza cyayo. Ariko aya matsinda yose uko ari abiri, ingororano zabo ntabwo ari zimwe. Tubonye neza yuko abazaba bashyizweho ikimenyetso cy'umwana w'intama w'Imana mu ruhanga bazaba bari mu bihe byiza, bari ahantu heza, nk'uko umutwe w'amagambo watubwiye ngo umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Ukomeje usomye iki gice ni uko nta kinjiyemo cyose, we n'abo bantu bacunguwe bazaba bari mu ijuru, bazaba bari kumva indirimbo Bibiliya itubwira ko Imana Data izaririmbira abantu bazagera mu ijuru, ko izaturirimbira, kandi ikatubwira neza yuko tuzabonayo ibyiza by'amaso yacu atigeze kubona, by'umunezero kandi by'igikundiro cyane. Ariko ku bantu bazarimbuka cyangwa se ku bantu batazahitamo ubugingo, bagahitamo kugurisha ubugingo bwabo kubwo gukurikira indonke n'indamu zo muri iyi si, cyangwa se akaba yarakurikiye ibindi byinshi ntahereze umwanya gushakira ubugingo bwe iherezo ryiza, tubonye neza yuko amaherezo yabo ni mabi, ngo hari umujinya w'Imana ubabikiwe abo bantu, ndetse ngo abazaba barakiriye noneho ikimenyetso cya Antikristo bo ngo bazahura n'ibibazo bikomeye, kuko bazajugunywa mu muriro, umwotsi wawo, kubabazwa kwawo ucumba iteka ryose. Rero iri jambo umwuka w'Imana yarimpaye kugira ngo bantu b'Imana twongere kugira ibihe byo gusengera ubugingo bwacu, dusaba umwami Imana kudushyira mu itsinda rya mbere, itsinda ry'abanditsweho izina ry'Imana Data ndetse n'iry'umwami Yesu mu ruhanga rwacu. Dusaba Imana ko natwe yandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo kandi ikadushyiraho iki kimenyetso cyayo mu ruhanga. Hahirwa umuntu ufite ikimenyetso cy'Imana rero, kuko naho ibigeragezo n'amakuba bizamutera, ariko umwami Imana niyo ngabo imurinda kandi imukingira. Ijambo ry'Imana ukomejemo aha ngaha, hari aho bavuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami, kabone n'aho yazagera mu makuba ndetse no mu ngorane zishyira ubuzima bwe, uyu mubiri we, mu rupfu, ariko ubugingo bwe buratekanye kuko bubikiwe ikamba ry'ubugingo. Ndabakunda rero, niryo jambo umwuka w'Imana yampaye uyu munsi kugira ngo nganire namwe.
Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire ndetse yandike amazina yanyu mu gitabo cy'ubugingo kandi ishyire ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwanyu, nicyo nabifuriza, kugira ngo ubwo Kristo azaza gutwara itorero rye akazaba ari kumwe nabe kuri uyu musozi wa Siyoni, natwe tuzahagarare kuri uwo musozi, iduhe kunezererwa ibyiza byo mu ijoro. Tureka dusenge. Turagushimye Mana, turaguhimbaje nanone, tugushimiye neza yawe, tugushimira ijambo twumvishije, turakwinginze Uwiteka, twumvisha aya magurupe abiri, aya matsinda abiri, turakwinginze ngo reka ushyire ikimenyetso cyawe ku ruhanga rwacu, uzaduhe kuba mu itsinda ryiza, iri tsinda rifite ikimenyetso cya Data wa twese ndetse n'icy'Umwana ku ruhanga rwabo. Niho nsenze nisabira, kandi na mwene Data uri kurebera ijambo, niho nsenze musabira kugira ngo azabe. Urakoze rero, nukomeze kuba mu ruhande rwacu, urinde ubugingo bwacu ndetse n'imibiri yacu, uhereze umugisha umuntu wese ufunguye iri jambo. Mana, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amena amen. Tuzabona n'ubutaha rero, ndabakunda. Bye bye, ciao, shalom.